ariko mubwire ko ari kumwikiza yarari kunyikiza ntabwo namushakaga rwose ntabwo washakaga kagira inkuru itatu kwari kugira ngo nagenda nzabivemo numvaga mfatiranye rwose wewe nakuruye ibintu byinshi cyane uwo munsi rero umunsi amaze kumbwira gutyo ngiye naramubwiye ndagutegereje nzaguma ntegereje igisubizo cyawe kuko rero nanjye nari umunyabutayo naragiye mfata ibihe byo gusenga namwera ntago nongeye kumuhamagara ndabona ibi bisaba amazi naravuze ni muhamagara ndavuga ati ibyo byose araza kubona ko ndi dusore turi aho ngaho dutesha abakobwa umutwe hoya uyu ni mwana duza ariko naje ndi wa 12 yarambagije 12 yari inzira y'umusaraba byari bikomeye yari inzira y'umusaraba ugomba kugura kandi arabizi ariko n'ibyo mfite byose n'ibyawe ako karahagije none se wawe ko ndi wa 12 yose 12 kabisa ese wowe se ubwo yara ariko ni inyungu zanjye oye ese Goreti nawe natubwire we yaraje ari wakangaye umugabo wanjye wowe nyine ku basore bose bakurambagizaga we yaraje Rwanda amagije niga mu 5 segonderi biranga ndanamushuje ahari hanyuma rero bimaze kwanga uyu yaje rero wa kabiri rumva ko ndabishimira Imana kuko nari ntagiye guhobagira byarakoze biranga disi nari ntagiye guhobagira uwo munsi rero yego numvaga ndi bubone igisubizo nari nkiteguye mwizirikaho kurinda tugera Nyabugogo ariko najya no kumwegera akamera nk'uri kongera gura abanza umbwire warabwirije turasoza bajya kutwakira turangije rero turataha turamanuka urumva agomba gutegera Nyabugogo mugeza ku modoka ariko nzi ko ari bumpe igisubizo n'ubundi arakinyima kandi byari bigeze nko mu kwa mbere icyo gihe urumva itariki ntazibagirwa uwo munsi twicarana hari ku itariki 26 Noheli yari yarayibaye z'ukwa 12 yego Noheli yari yarayibaye ubwo rero uwo munsi ndamanuka nizeye igisubizo n'ubundi ntagitahanye ariko numva ntangiye kubiva ndabasura ko n'undi atarutabo naciyeho bose 11 mwana numva ntangiye kubivamo ndamwihorera hashira n'igihe ariko nawe ngo yafashe igihe ngajya gusenga bigeze mu kwa kabiri ku itariki 3 muri 2011 nari ndi Nyamirambo mu igaraje hari kuwa kabiri uwo munsi sinawibagirwa hari kuwa kabiri ugiye no kura kuri kalendari nyine wasanga ku itariki 3 ku bantu bari hano Nairobi mbafitiye n'itangazo ryiza umuntu ukeneye kuba yagura nk'ibyuma byo gucuranga sente piano gitari bafure speaker mixeri rwose ushobora kunkontagita hari company guha ibyuma bita special dealers kandi bakabiguha kuri make ukishyura uko bikugezeho special dealers rero ni company ikorera no muri Nairobi by'umwihariko abadukurikiye rero abarokore mutandukanye mukeneye kugura ibyuma rwose ushobora guhamagara kuri iyo nimero ubona kuri screen yawe ukagura ibyuma mu buryo buguhendukiye cyane kandi biri OG biri original ibyuma rero iyo bikugezeho ubyishyura nuko nyine bishyitse umaze kubibona reka ntangire gusuhuza cyane wowe ufashe umwanya kugira ngo urebe iki kiganiro cyacu ni iby'umumaro kandi n'iby'igiciro ku mwanya wawe turi mu Nairobi muri Kenya aho turi gukorera akazi kacu ka buri munsi muri iyi minsi njye nitwa BKM Yesu cyangwa se Bikorimana Emmanuel turi kuri Evangeliser Le Monde TV ndetse no kuri Mushimiyimana Goreti aho naho ushobora gukurikira kino kiganiro rero nituvuga Mushimiyimana Goreti rero ntabwo ari Goreti gusa turi kumwe nkuko mubona kuri kamera zacu ntabwo Goreti ari wenyine nanjye sindi njyenyine ahubwo ari kumwe n'umutwari twaraganiriye ubwashize mu kiganiro igice cya mbere cy'ikiganiro twaganiriye na Papa Gaera ibintu byinshi bitandukanye ku kiganiro mwakunze cyane turavuga ngo tuzabagezaho igice cya kabiri cy'ubuhamya bwe burimo na Goreti. Papa umeze neza? Turashima Imana ndakubona tumeze neza yego nubwo Nairobi hari izuba ryinshi ariko shangiye ndumva gahanga kahiye kabisa mwamara turinzi ariko ngo ni Kigali irahari shako hari akarere karashyushye cyane kabisa
ya abana bameze ute? Abana bameze neza, bari amahoro, barimo barakurikirana amasomo, mu buzima busanzwe biragenda. Nabonye ufite umukobwa uzi kuririmba. Naragerageza. Nyana ni yamwe. Nuwa nyina nuwase. Sinzi ko twaje katuvuge nk'inyana ni yamwe akora nuwa nyina. Uriya mwana nuwa nyina nuwase. Ubwo hagati aho ngaho ari se na nyina ubuze kuririmba kuri we. Uramuha mikoro ari kumva. Ubwo hagati aho ngaho nitwa ubu turareba ari se ari na nyina uzi kuririmba ubwo niwe yakurikije. Okay, urese naririmbe twumve. Yangewe apo mwana nuwa nyina. Yes, nuko twinjira mu kiganiro nk'intore turi kuganira na famiye ya Goreti ndetse na Ngwabije Joseph mu gice cya kabiri cy'ubuhamya bwa Ngwabije Joseph bibaye ngombwa nyine ko na madamu we akibonekamo kugira ngo twuzuze ikiganiro cyacu twatangiye. Nubwo buryo n'ubundi ndaza kwifuza ko Goreti atangira asenga Imana kugira ngo twinjira mu kiganiro cyacu tumeze. Turagushimira Imana yacu, turagushimira kugira neza, Imana iturinda, Imana iturwanirira, Imana ituba hafi himbazwe. Wabaye mu ruhande rwacu, uraturinda twagira icyo tuba n'umunsi wa none turacyaro turashima, izina ry'Uwiteka rishyirwe hejuru. Turi kumwe n'umuvandimwe tutaherukanaga Bikemu wa Yesu, waramurinze twongeye gura turi amahoro, asura famiye yacu, ibyo turabigushimiye. Ngare nubane natwe muri uyu mwanya dufite kuganira, kandi tuganira bigirira umumaro buri wese ubyumva, cyo gikomeze ko cyangwa izina rya Yesu Kristo. Amen. Gore bitese. Turashima Imana. Mu muziki bimeze ite? Biragenda. Tubona nta kimana itari gukora. Nairobi butumwa bari kubwakira. Bo barabwakira, bakunda Imana nabo bakunda gusenga no gukora. Ibintu bibi nasanze hano. Yego. Gukora no gusenga, kandi nibyo byiza nyine biranagendana. Hari naho ugira ugasanga barakora ariko ntibasenga cyangwa bagasenga cyane ariko badakora. Ariko Nairobi uvuze umwihariko waho ho barakora cyane bakanasenga cyane, akaba ari ibintu byiza cyane. Ntabwo bikugora gukorera umurimo w'Imana hano wenda ukoresha Ikinyarwanda gusa. Bo birumvikana gusa ariko hano hari n'abantu benshi bumva ururimi tuvuga, ariko ntago uba wumva wishimye kuko hariho abandi uba wari imisi. Ntago Abanyakenya bari bubyumva ibyo uvuze, birasaba rero kujya mu rurimi rwabo bumva. Uteganya kubikora nk'umuhanzi? Ibyo rero nibyo ndimo kwiga mu mutwe wanjye, byanga bikunda ngomba kuririmba indirimbo izumvwa n'Umunyakenya n'Umutanzania, umuntu wese wumva nibura Igiswahili n'Icyongereza, kuko hano bakoresha Igiswahili n'Icyongereza. Ubwo rero niba ugomba kumenya izo ndimi ku buryo uzaririmba mu rurimi rwose umuntu wese akumvamo. Yego, ni byiza cyane. Hari izo wari wabasha gutangira gukora ziri nko mu Giswahili? Ngo za okovu gutyo, amakorasi se y'Ibiswahili gutyo, ku buryo buri muntu wese yavuga ati nibura nanjye numvishemo akantu. Akantu numvishemo muri uriya muhanzi. Yego. Kandi n'izanjye nazo ndateganya kuzishyira mu Giswahili. Yego, byaba ari byiza cyane kuko twaremeye kuvuga ubutumwa kandi mu mahanga yose, indimi zose ngo zature yuko Kristo ari umwami. Ni ibintu byiza cyane. Ndi kumwe rero na famiye Goreti na Ngwabije, nibo tugiye kubana muri iki kiganiro gice cya kabiri. Urampera Papa Gaera mikrofoni. Twaraganiriye ubwashize, ubuhamya butari bworoshye, twari tugeze ahantu ati nuko ndagenda ndabarambagiza ari 11 no 12. 12 bicamo. Uwa 12 bicamo. Aho waduze n'uyu turi kumwe. Yari inzira y'umusaraba. Hoya uyu ni mwana duza. Yego naje ndi wa 12. Yarambagije 12 yari inzira y'umusaraba, byari bikomeye. Yari inzira y'umusaraba. Ugomba kugura kandi. Arabizi ariko nibyo mfite byose n'ibyawe. Ako karahagije. None se wawe. Kwanda wa 12 yose. 12 kabisa. Ese wowe se ubwo ariko ni inyungu zanjye. Oye ese Goreti nawe natubwire we yaraje ari wakangaye? Umugabo wanjye. Wowe nyine ku basore bose bakurambagizaga we yaraje ari Rwanda magije niga mu 5 segonderi biranga. Ndanamushoje ahari. Hanyuma rero bimaze kwanga yaje rero wa kabiri.
urumva ko ndabishimira Imana kuko nari ntagiye guhobagira byarakoze biranga disi nari ntagiye guhobagira iyo bikunda ubungamije se ubu se nawe yarakuyeho nanjye yarakuye ndashima Imana urumva Imana buri muntu wese agira inkweto niko njya numva ntabwo ryambara ingusane ngo ajye mu muhanda buri wese afite uwo Imana yamugeneye ubwo yangeneye niwe kandi aranyuze yego papa Gaël ngaho tubwire rero byagenze ute ngo uhure na Goreti muri bariya bose bari waragerageje guhura na Goreti byari ibintu bikomeye nari narigeze mubona igihe kimwe nagiye ahantu kuko njye kuva mu busore bwanjye narasengaga cyane yego yarambonye rari amavuta narindi mabona na amavuta adasanzwe ntihagira icyo ntekerezaho cyane uwo munsi twe yari yatwumvisha ahantu mu rugo turi gusenga ahantu mubona iryo rimwe ariko muri iyo minsi ndimo ndambagiza nafatiyeho kandi numva nyine ngomba kubikura mu nzira ariko urumva nyine hari igihe umuntu aba akiri gusenga ukabona ibintu ntibiremera ariko njye numvaga uburyo njye sinari wa murokore uzategereza ngo Imana imbwire ngo ni runaka numvaga ngewe nimba ndi umusore mfite uburenganzira bwo kujya kurambagiza bikemera ukunze ukajyana niyo mpamvu byageze muri iyo mibare iyo namurambagiza ahantu ntibivuyemo ntabwo nafataga ikindi gihe kirekire hari ubwo Imana se yigeze igira iki kubwira kuri abo wenda uvuga ati hari uwo yambujije wa 11 wa 11 yaramukubujije nawe ndamusuhuje Imana yaramubujije dore ari gusuza abayegisi baramukurereye niwe muntu nashoyemo imbaraga nyinshi ni nawe muntu nahaye impano nyinshi arahita yimenya ariko nsenze Imana nyine igihe kigeze mbimubwiye nyine aramakanira yari afite wenda ibyo yarebyeho yari afite undi ngo wari urangije iby'amashuri ahita amakanira kandi naravunitse pe neza ndarwara ndatangira mu cyaro mara nk'iminsi nk'ine ntararya kubera urukundo umugabo nyamara arakunda cyane rwanyishe hoya iminsi nutarya kubera uwo muntu rero nyuma yaho haje kuba ikibazo gikomeye uwo mukobwa baza kumwisubira bamwisubira asa nk'ushatse kungarukira nanjye kuko nari narakunze cyane numva mbisubiyemo ariko nsenze numva Imana ntiri kubyemera ariko ndahatiriza rero kugira ngo Imana ingarure ndabyibuka twaje kujya ahantu mutwaye dukora impanuka ikomeye batwiteguye badutekeye akurikiranye ikiganiro ntabwo ndi bumuvuge izina ariko akurikiranye ikiganiro yazahita bimenya icyo gihe twakoze impanuka ikomeye nari mutwaye kuri moto irangirika kugira ngo bayigorore yongere ibe moto bazanye n'amashoka aho hantu nibuvuge ako karere ariko nyine navuye mfashe icyemezo bukeye mu gitondo njya kumureba nubwo nari mfite ibikomere byinshi mfutse ndagenda ndamuhakanije uwo mukobwa ndamubwira ati ngewe uyu mushinga nkuvuyemo wowe ari wowe umwihakaniriza ndagiye iwabo rwose uwo munsi hari ku wa mbere ko twe twagiye ahantu ariko cyumweru ndamuhakanira ndaza muri iyo minsi ndabyibuka icyo gihe byari byampenze nambaye ipantaro nshyashya nambaye inkweto nshyashya kandi nikoragaho inkweto ya 25 ipantaro nk'iy'icumi ishati nk'iy'icumi numva nari mpagaze akayabo oya nta kote ryari ririho nambaye agashati gutyo basi rero icyo gihe imyenda incikira ipantaro iracika ishati icika akaboko kuko rwose hano hose mbega byari ibintu bikomeye umugabo urukundo ko rwamuvunnye ariko nyine maze kuva ngo ndagenda nshyira ubwenge ku gihe none mfata ibihe byo gusenga yego mfata ibihe byo gusenga ariko yari we wa nyuma nari ndi kugenda ngera ku musozo rero muri iyo minsi nyine ndi kwibaza nasenga ariko nkumva nyine ngejeje iki kurumva nari ngeze mu myaka ndi kwabaka muri 30 nkabona nyine neza nubwo nta mugabo ugumirwa nkabona ndi karibu kugumirwa yego nimba babyita iki by'abagabo nimba bubaye umuhungu numva naye nagiye ariko muri iyo minsi ndi gusenga Imana imbwira ko igiye kunkorera ubukwe kandi icyo gihe nta kintu nari mfite ariko nari maze kubona agaperime nyine ibintu biri utangiye kugenda biza buhoro buhoro rero muri iyo minsi nyiri kujarajaza umutima ntekereza noneho ngo ni hehe umuntu witwa Stella
ni umuhanzi nawe ndamusuhuje ndazakurikira ikiganiro nawe dufitanye amateka twakoranye ivugabutumwa nagiye mutwara ahantu hatandukanye muri za Nibature ndetse n'ahandi hatandukanye ajya kuririmba yarampamagara ko moto yanjye icyo gihe yakoze ivugabutumwa mu buryo budasanzwe yego rero Stella nakarwana ishyaka akumva ko nkwiye nanjye nkwiye gushaka nyine yabonaga ko rwose yandwaniraga ishyaka icyo gihe ndabyibuka hariho umuntu wari urangije kaminuza bari kundangira nagiye no muri defense yiye ku Kinyoni ariko muri hebye mbona ni umukecuru mbona arashaje yaje kubona umugitifu w'umurenge ati ku myaka yanjye mu by'ukuri yari umukecuru nawe urumva umuntu w'umukobwa wari urangije kaminuza kandi wenda ashaka ko atari yarize neza ashaka ko atari yarize neza ngo yigire igihe yari akuze njye naramurebaga mu gihe arimo aho hantu mpavuye Stella ndamubwira ati hari ahantu nabonye bitavamo Stella nyine akomeza arwanira ishyaka hari n'undi igeze kundangira mu rugando naho tumara igihe twakora Nibature yari umukobwa ubyina cyane oya wowe ukajya muri Nibature ugiye no kwishakira umugeni Claudine ndamushuje sinzi aho aherereye ariko ndamushuhuje ariko nawe ngo naje gusenga Imana igira ikibivuga rero muri iyo minsi ndatinze nibwo Stella yaje kumbwira aramwa ngo hariho umwana uzaza kunsura w'Igitarama ariko we abimbwira ntiyambwiye ko namurambagiza abanza ataranabitekereje gusa yarambwiye ngo wamfasha ukazamufata ku mashyirahamwe ukamunzanira ampa nimero ye ndagenda njya ku mashyirahamwe nyine ndamubona yari umwana urumva ukirangiza segonderi yari atari inzobe yari itaritamura uwo mwana yari uyu uwo mwana ntiyari yoroshye igikarukuno mubonye uwo munsi mubonye ntabwo nigeze numva ko namurambagiza kuko njye nakundaga abantu b'inzobe inzobe zicanye nibo nakundaga zimurika kabisa za zindi zimurika basi ndamujyana kwa Stella baratwakira biranarangira ariko ngumana nimero ye ubwo rero ukuntu ibintu byaje gushyuha biratogota ibintu bikomeye ubwo muri iyo minsi yarahaciye agiye mu bintu by'ingando urumva nibwo yaragisoza amashuri buretse gore wowe umubona aje kugufatana moto mugiye kwa Stella wenda mu biganiro byakomeje kubera aho ngaho hari ubwo se wigeze ububona wenda uvuga ati uyu musore se hari akantu wigeze kakuzamo nanjye ntashigaga ntabyinaga nimereye nabi n'ibyo gushaka sinanabitekerezaga numvaga ngiye nshaka kuririmba gusa numva nindangiza stage reka ngiye muri stage singana ntabwo ari ingano ni stage nagiye gukorera mu Bugesera yego ubwo rero urumva ntabwo rero aje kumfata ntabwo mwibuka icyo gihe aje no kumfata ntabwo nabyita numvaga ari umumotari nyine bisanzwe bantumyeho yego sinababiketse rwose yego rero ubwo aragenda nyine biranarangira muratandukana ariko usigarana nimero kuko bari bayiguhaye ariko haciyeho iminsi sinzi ukuntu niyongoje ndamuhamagara ariko cyumweru mu gitondo ndamuhamagara bisanzwe kandi n'uwo munsi muhamagara kuri icyo cyumweru ntabwo nari ntaragira gahunda zo kumurambagiza ndamuhamagara ndamubaza amakuru byo wagiyemo byagenze gute arambwira ati ni byiza arambwira ati se ko uyu munsi ndambwira ati ariko ndi kwiyumvamo kuzaca Igitarama ninshi Igitarama ashobora mbega yiyumvamo ko akwiye guca Igitarama ugiye mu ngororero uruci Igitarama sugiye cyangwa bari kugira ngo yabyiyumvishemo arangije ko mwese yumvishemo guca Samariya ariko ati ko uyu munsi ati nimba ibyo ntabyo warabyiyumvishemo wanaje uyu munsi ukadusura ko twagize abashyitsi ukaza tukakwakirana n'abandi bashyitsi noneho ntacyo mpakanya ngiye kubitekereza ndi bukubwire hari mu gitondo nka 12:00 ndagenda nazindukaga mu muhanda nkorera mbanza gutwara ba mu gitondo bajya gusenga burya nagiye kuva mu muhanda namaze gufata icyemezo cyo kujya Igitarama kandi ntacyo wari ufite ubwo nta n'icyo nari nararanye nditegura ndamuhamagara namubwira ati rero ubu ndaje ndakugeraho nko mu masasaba ngeze iwabo nyine urumva nanjye nese nshaka kenda nkubitamo ariko urumva zari za pantaro zimeze nka za none waje wambaye ipantaro imeze nk'iya nzovu yitegeka ngo ikiguri urumva nzovu nguramukira urumva 2010 ubwo nzovu uramukira uramukira se yari yambaye ya kote bamubaza ngo ishati ngiranguye ko yaritegeka ngo gategeka iryo nipfobya kandi wowe wambaye ikote yari rinini uritegeka gatoya uwo munsi ndagenda nyine nikoraho ndiyatsa ndamanukanye Igitarama ariko n'ubundi nge
nagiye ndafite gahunda yo kurambagiza ahubwo ngezeyo mbona aranyakiriye mbona arashyashyanye aciye hirya no hino numva noneho mpita ndebye uburyo ashyashyana buriya abakobwa bajya bakunda kwakira abashyitsi neza uhita wakira umuntu neza ntawamenya murumva mw'abakobwa mwe urandumva aricyo nabwira abakobwa bajya bashyashyana ukuntu aca hirya no hino mpita mbona koko yavamo umugeni yashobora kwakira abashyitsi kandi koko ndakimushimira n'abantu babana nawe baramuzi akunda kwakira abantu arabikora nanjye aranyakiriye pe ntago yahindutse uribuka bwa bugara ariko rero umunsi maze kumubona mw'iyo mpano avuga ko undi ko naho bagiye wava hano mbirangiye umwana n'uyu ko mbona uyu mwana afite icyerekezo basi ubwo bamaze kwakira abashyitsi bose urumva hari imirimo myinshi mpita muha icyifuzo ntabwo se waza kumpa nk'iminota 20 tukaganira by'umwihariko arambwira ati ntabwo byankundira ati kereka untegereje nk'amasaha 2 cyangwa 3 ndamubwira noneho hariho umuntu uri kwa muganga akajye kumusura nimvayo ndaza nkurebe tuganire kwa muganga hano mu cya kabiri mama Shifura niwe wari urwaye sizi nimba ubyibuka ndagenda namusura maze kumusura kuko ahantu yabaga urugo yabagamo najyaga nza mu rugo rwari munsi yaho zari impingo zifatanye ngiye najyaga nza muri urwo rugo yari yarigeze kumbonayo naje ndi kumwe n'undi muntu inshuti yanjye twaje kwasengera ebwo rero ndagenda nyine ndangije gahunda ndaza ndamuhamagara mu gako nageze muri rwa rugo araza arahansanga ndabyibuka batwicaje mu ntebe y'imyanya 2 uriya mama nawe yararenze baratwicaje aho kandi ntabwo rero nababwiye intego mfite bariheza baratureka reka ariko mpita numva muri njye mu mutima ijwi rimbwira ati ntuva utabivuze kagira inkuru gore buretse ukimara kubona ko muhuriye mu ntebe y'imyanya 2 twagizemo nka santimetero izo santimetero ukimara kubona ko muhuriye mu ntebe y'imyanya 2 bati cyaho hirya gato nkuko twatwicaye nkawe nanjye nicaye nkawe mwari mwasizemo metero urabona twebwe kuva na kera abakobwa ba kera kwicara n'umuhungu uvaga n'ikizira yewe no kubabona muhagararanye gutya muri kumwe byabaga ari ibikomeye ubwo rero batwicaranyije none ibi nini ateka nze ngo numve ibikurikira uyu muhungu umbwira ngo arashaka abagiye kumbwira amatsiko yarakwishe amatsiko aranye cyako ndavuga ati yibeshya ndiko nshobora rwose ndamukubita w'inyuma hoya narabitekerezaga ni ufashe ingamba utaranabyumva nukuri sinjye no kubabeshya numvaga ntafite gahunda yo gushaka vuba nibwo nyirangiza ingando muri uko kwa 12 twari tuzishoje kumbwira se ngo by'ubukwe numvaga reka shwe komeza uwo munsi rero twicaye nyine muri iyo ntebe ngiye ntabwo kuko ngiye ubundi uburyo nari nteye mu kurambagiza kwanjye icya mbere nta soni nagiraga ntabwo nashobora ntabwo bya bindi ngo none se ngo nce hirya no hino ngewe nahitaga mviza ku ntego nta byo kuvuga ngo iby'ubushuti umunsi nahise mubwira se nahise mubwira ati ngiye maze igihe naragukunze mfite icyifuzo cy'uko wambera umugore numvaga uyu munsi ariwo mushinga nshaka kugeza unyemereye ukazamama abana banjye mwicaye aho twicaye aho amera nk'ufashwe n'amashanyarazi ariko ahagarukiye urumva yahise ajya kure ahagarukiye arambaza ati si ibyo bintu ni Imana yabikubwiye ndabona nta Mana yabimbwiye njye naje kukurambagiza gore akimara kukubwira iryo jambo mu bintu utari witeguye namubwiye tumva rero njye nta gahunda mfite rwose ngenda ndashaka kwiga genda nyuma y'imyaka 3 nzaguha igisubizo 3 namukubise 3 genda nyuma y'imyaka 3 ubwo nanjye nzaba maze kubitekereza shaka watanze myinshi mwana akubwiye imyaka 3 wabyakira rero ambwiye imyaka 3 ambwiye imyaka 3 ngiye nabonye kadakomeje naramubwiye we gusa ntacyo urabonaga nakomeje nabonye kadakomeje kuko impamvu nyine oya mujye mwabisobanura mu iki kiganiro wari ukomeje ariko nkubwire kwari kumwikiza yari ari kunyikiza ntabwo namushakaga rwose ntabwo washakaga kagira inkuru 3 kwari kugira ngo nagenda nzabivemo
numvaga mfatiranye rwose we nakuruye ibintu byinshi cyane uwo munsi rero umunsi amaze kumbwira gutyo ngiye naramubwiye ndagutegereje nzaguma ntegereje igisubizo cyawe kuko rero nanjye nari umunyabutayo naragiye mfata ibihe byo gusenga ndanamwera ntabwo nongeye kumuhamagara ndabona ibi bisaba amazi naravuze nimuhamagara ndavuga ati ibyo byose araza kubona ko ndi twa dusore turi aho ngaho dutesha abakobwa umutwe kandi numvaga nyine mfite intego ndamwihorera ariko muri iyo minsi nahise mvugana n'umushumba Korode abantu baramuzi bayoboye paruwasi y'Umukove nawe uramuzi wa hejuru wa atuye Kimisagara ya kabiri Korode yari inshuti yanjye twe twarasenganye narasengeye wari mwarimu abaramutumiye nanjye mpitavuga ati nanjye uzantumire Korode ikarama rero ya byose nari mubwirize ku cyumweru nakaririmba bas navuga ati shahariya ngomba kubwiriza umuriro kanga ndavanye tamavuta agomba kwigaragaza narabwirije ndabwiriza ndavuga ati sharanyemera tu wari uzi ko mahurira oya nabyo bari bambwiye ni yari wabiteguye nawe yari yaje nk'umuntu yaje mukubisa amaso n'abatimana kagasore kagahingutsa uyu niwe tugiye gukorana uyu munsi rero ariko gore winsetse ati uyu niwe tugiye kwiranwa kuri tele oya banza umbwire yarabwirije ariko nawe atiyabwiriza atabwiriza n'ibimfashe oya njyewe ndashaka kubona nyine umbwire atarakomeza winjiye mu rusengero bagutumiye ukabona yicaye uwamusanze wumvishe bimeze ute nawe bamutumiye arabwiriza agira ati ntegereza ngira ngo wenda ari buze kubwiriza abandi mbona niwe uri ku ruhembe ndiyakira nyine nkora umurimo wanjyanye aho ati ibyo yambwiye abwirize ntabwirize uwo munsi rero yego numvaga ndi bubone igisubizo nari nkiteguye mwizirikaho kurinda tugera Nyabugogo ariko najya no kumwegera akamera nk'uri kongera gura abanza umbwire warabwirije turasoza bajya kutwakira turangije rero turataha turamanuka urumva agomba gutegera Nyabugogo mugeza ku modoka ariko nzi ko ari bumpe igisubizo n'ubundi arakinyima kandi byari bigeze nko mu kwa mbere icyo gihe urumva itariki ntazibagirwa uwo munsi twicarana hari ku itariki 26 Noheli yari yarayibaye z'ukwa 12 yego Noheli yari yarayibaye ubwo rero uwo munsi ndamanuka nizeye igisubizo n'ubundi ntagitahanye ariko numva ntangiye kubiva ndabasura ko n'undi atarutabo naciyeho bose 11 mwana numva ntangiye kubivamo ndamwihorera hashira n'igihe ariko nawe ngo yafashe igihe ngajya gusenga bigeze mu kwa kabiri ku itariki 3 muri 2011 nari ndi Nyamirambo mu igaraje hari kuwa kabiri uwo munsi sinawibagirwa hari kuwa kabiri ugiye no kura kuri kalendari nyine wasanga ku itariki 3 hari kuwa kabiri 2011 umugabo aribuka abagore ubundi nibo bakunda kwibuka bene utwo tuntu nagije sinzi ukuntu niyongoje ndavuga tuwahamagara wa mwana mba nkompoje telefone bandamuhamagaye ngiye kumva numva aravuze ngo Karame Sheri ati mu izina ryayo kagiri bazimubashye Sheri ibyo bintu ni ibiki mba ndakubye nabatereka nkupe numve ko ibyo bintu yongera kubimbwira uvuga Sheri yari brage cyangwa ntabwo yari brage yari yaramaze gufata icyemezo muri we ariko bibi atarabimbwira ndangije ndongera ndayikompoza nyihamagaye numva siko yitabye ndavuga ati ntangiye kumvirana bya bintu burya ntabwo byari byo numva nyine n'uwenda so ariko ngiye kumva numva arambwira ati rero nifuza ko ejo wazaza Igitarama tukaganira avuga ati wenda agiye kuntera indobo nanateze nataya ahubwo si ubwo niwakoze accident oya naragiye Nyabugogo ngura agasaha ndabyuka ari udusaha tw'abagore twe tugezeho tw'umuhondo nakaguze 4,000 y'amanyarwanda ndavuga ati akangaka ndakitwaza nanyemera ndakamwambika ariko namakana ndagataha oya ibintu byari bibiri anyemera agasigara ndakamwambika ntatanyemera ubwo ndagatana sinzabura undi nkambi ugasaka rikagucitse sha ndatega ndabyuka uwo munsi ntago nakoze ndatega narabyutse nditegura nyine ndagenda njye iwabo
nsanga abantu yabaheje bose, nsanga yateguye, nsanga yakoze sirya salade na none nayo ndya, nsanga yakoze amasarade, nsanga yakoze ibi yateguye, mbega ahantu saramanje hari harimo n'irido gutya ugashyiramo rido nyine turagenda, abandi yabaheje bari epfo no bumviraga mu gikari turaganira, ariko ntegereza ko basi yazambwira ati rero bya bintu narabyemeye ndaheba, ariko mbonye atabimbwiye nyine n'undi uko ari njye wari watangije urwo rugambane nanjye yagomba kururangiza. ndamubwira rero uyu munsi nubwo nagusuye wantumiye turambwira impamvu, ese icyifuzo cyanjye cyaba kigeze hari igisubizo waba uri kubona bimeze gute? arangije arambwira ati rwose narabyemeye, narabyemeye ko nakubera umugore. akivuga navuga ati hagarikira gezaho shingura umamba washingura umamba utaragira ikindi uvuga uhumirijeho gatoya sa nk'uhumbika amaso, ariko ubwo arahumiriza ubwo mbese wateye mu gihe cye yarahumirije ati rero tumiriza itarabura mu mufuka basi mpita mwambika ka gasaha nyine. ubwo nyine ndamubwira ati ngano noneho reba, arareba, ubwo turaserebura turishima turafungura, byari ibintu nyine byari ibyishimo, byari ibyishimo kuri njye. ubwo rohereye uwo munsi inzira yacu y'urugendo rwa fiyansa yatangiye. goreti ndashaka kukubaza atarakomeza, byagenze ute kugira ngo ushiduke wamwemeye mu nzira itari yoroshye? cyagiye nkubwiye n'ubu turasenga, yego kuri kiriya gihe amasengesho twasenze ubanza ari yadutunze n'uyu munsi, yego nahise mvuga nti rero ndi imfubyi kuko nibyo, ariko uyu muntu ukompoje uwa mbere byaranze ayishakira undi nyine bisanzwe, kuko nariga ushaka ko dukora ubukwe nyiga, nubwo ko bitakunda ahita ashaka umukobwa yashakaga, ariko twarakundanaga birazwi. noneho ndavuga ati rero uyu muntu Imana izanye rero nkirangiza kwiga, kandi Imana ari maze iminsi bimbwiye ko igiye kunkora nene yandikiye ibintu bitatu nshaka. numvaga nshaka diplome, none cya kabiri gusohora indirimbo, icya gatatu numvaga nshaka akazi nk'urangije kwiga. yego urumva iby'ubukwe nta birimo, ubukwe ni buri ngiye gusenga Imana ikoresha umuntu wo mu Mutara, nawe wenda nayibona arabyibuka, arambwira ngo Imana irambye ngigukoreye ubukwe. nibaza ubukwe ko mu byo nanditse bitari birimo, ikintu cya mbere mu bintu wasabye nta kirimo, ariko gukora ubukwe bwihuse, ibindi byose bizaza bikurikira. ariko akubwire ubwo rero uyu nguyu yaje mpita mvuga ati okay, ubwo ari w'Imana yohereje kama ngiye gusenga. umva twarasenze, ndibuka twagiye gusenga kizabonwa, umuhanuzi yurira igiti aranga ati umva uko Imana imbwiye, iranga ati ndi Uwiteka mwana wanyu gukoreye ubukwe, kandi noneho ati ufatiraho, kandi umva nta binazi, ni umuntu wo mu cyaro, nta makuru azi yanzanye. aramaza ngo ari duke turimo amahoro na byinshi birimo impagarara, wahitamo iki? ndavuga ati nahitamo bike birimo amahoro. irambwira ngo ndi Uwiteka aragushyigikiye ku bwiza. nayo makuru natahanye mpita ntaha, ubwo rero mpita mvuga ati reka mfate umwanzuro mubwire ko nabyemeye. niko kumpamagara, ampamagaye gutyo ni karamesheri, ariko ubwo yagiye kumpamagara nanjye mpita nyurwa ibintu nkoze nabira nabaho, niryo jambo ryamvuye mu mutwe, ryamvuye mu kanwa. ni ubwa mbere narivuze iryo jambo, yego nita umuntu w'umugabo ngo sheri koko mana sinzabona ari rwose byari biturutse. ubwo rero ngiye kumpamagara songera kubimubwira, nibwo mugomba no guhumbura yaravuye ikiganza mu cya kabiri, nuko byatangiye. nuko namwemeye bice birimo amahoro, kandi rwose ibyo neme iby'Imana yambwiye nibyo. amahoro ampa, kandi saa afite bike ariko amahoro ampa, yego araruta byinshi birimo impagarara. yego byiza cyane. ngami ngwabije harya yes, ukimara kumwambika isaha we yemeye watashye umeze ute? natashye numva ari ibintu. yaraguherekeje? yaramperekeje icyo gihe harya nari nazanye moto, nari nateze
wari wateze nari nateze wambaye imyenda ya beje ntabwo wari kuzana moto agakositime namaze iminsi ndodeshe mu biryogo ka beje kandi gucya abatayeri bake ntabwo bibaga ibitambaro bari badoderaga binini bakera urutambaro barudodo rw'akabaye kuko rwose iyo beje ndayibona ndodeshe mu biryogo meze gutya rwose ndodeshe wabonaga uzayikuriramo umuntu wayindodeye nimba akiri umutayeri sinzi yitwaga Izayi nawe arahita nyibuka yakoreraga mu biryogo yasengeraga i Galilaya niwe wari wandodeye costume nawe ajya gundodera byo twazitwaraga gutya sinzi mbega ibitambaro zabaga zifite umukunjo wa wundi isazi gwe gacikamo irakeba basi rero uwo munsi natanye ibyishimo bikomeye rero hari hadutse ibintu bya Yateri ukavuga nk'amanywa nijoro amafaranga atarashiramo ibyo bintu nibwo byari byadutse byatera rero ubwo muri iyo minsi turara tuvugana kandi ibintu ni ukuri ko Imana ibintu twavuganaga icyo gihe nta n'umwanya nabibone twari dufite ibintu bidashira nyine by'abafiyanse ariko urumva yo ahantu hamaze kuza abana batatu haba hari n'ibindi bintu muganiriza ibindi kandi nabyo bifite agaciro ariko icyo gihe nyine twari mu munyenga w'urukundo rwari ruryoshye rumeze neza icyo gihe ikintu gikomeye cyahise kibaho nubwo yaranyemeye ariko urugamba nibwo rwari rutangiye hari hatangiye urugamba uwo munsi mbega yanyemereye maze kugenda yasigaye ku rugamba rukomeye bandebye intambuko bandeba inshinguro batuye n'ishanje nguyu nta mukumu urimo ahantu yabaga nyine urumva bamureraga bariha wowe wabagaho icyo gihe yabaga mu cya kabiri mu yindi famiye yindi famiye yaranyemeye yego uribuka ko nyine twibanaga hari nakubwiye ushize twabaga muri yanzu twibana n'abana babiri rero naraje nsanga abana babiri uwitwa Witonzi yigiriye i Bugande uwitwa Yankurije nawe bamujyanye ngo mukazi mu mera handi hantu nsanga inzu barayikinze ari yawe nibwo nahitaga mpava mpita njya kuri uwo muntu niba atangiye kundera ubu natangiye uwa kane uwa gatanu uwa gatandatu ari homba turimuka tuva mu Ruvumera tujya aho mu cya kabiri niho rero akimara kujya niho nababwiye nti buri uri sheri wanjye nyine mwamubonye ndi nuri atereka batangira kumubaza ibyo nkora akazi kanjye ababwiye ko ndi mutari ntabwo byanashoboka turi n'umuvuga buto barabonye ati tubare kabiri imbwa irenga basi ubwo aratangira urugamba gutyo ariko arasenga kuko yari yamaze kubona ibimenyetso byuzuye karingi baramaramaza baramuga tura ntago si umukwe wakwinjira muri iki gipangu barakwanga baranyanga burundu baranamwirukana nyine baravati nimba utemeye kutwumvira turi ababyeyi ubwo genda nibwo yahavuye bamwirukanye waragiye bakwirukanye nahise mbava n'ubundi ubwo nojya gusubira kwibana ajya kwibana ahantu mu Ruvumera n'ubundi hari kwa mama wacu ariko utahaba aba ku Gikongoro ajya kubana n'abana biri mu Ruvumera babaga mu Ruvumera basi urahava kubera urukundo aho byari byakomeye yego rero uwo munsi nibwo intambara nyine y'urukundo yatangiye guhura n'ibyo bibazo ariko nyine ahagarara kigabo tiyatezuka akomeza gusenga ava ajya kuba mu Ruvumera ariko babandi nyine baramaramaza baravati kuko nyuma yaho ngo baje kujya bivuga ngo babonaga ngo ndi umuku uzabagora ngo ntango nzaba bega babonaga ngo ubwo bukwe buzabavuna rero uwo munsi baragenda ariko nubwo nta mafaranga nari mfite kuko nari nzi ijambo rivuga ngo ibitinze birapfa numvaga nshaka gufatiraho akunda ajya avanga ufatiye nayifata itarahebeba imaze igihe itarahebeba imaze guhebeba burya rero nahise mfatiraho urumva byari mu kwezi kwa kabiri nahise mfatiraho mu kwezi mpita ntegura ikintu cyitwa fete cyangwa se ikirori cyo kumwerekana mu muryango nabagamo pasi urama komazi yo kunywa ndabyibuka igihe ahantu nabaga ndategura ndabwira ati mfite umufiyanse chaka kameramani cara kaminane nafashe mu 85,000 ndategura ndahaha araza ndabyibuka nabwo tumwakira Kimisagara mu Kove hari ku itariki 5 z'ukwezi kwa gatatu 2011 ubu twagiye kujya mu miryango kabisa umunsi araza ndamupresenta umuryango ibintu biri no kuri kamera ndacyabifite uwo munsi yaje nyine basi mwereka umuryango n'umuryango uramwishimira ubwo rero
uhereye uwo munsi nibwo twatangiye twatangiye nyine kujya mu miryango duhita dutangira no gutegura ibyo kwerekana fiyansaye n'ubukwe ngira ngo byose byatwaye nk'amezi 9. urumva twari mu kwa gatatu byagiye kugeza mu kwa 11 ubukwe bwabaye kuri 12. ariko nyuma yaho hagati y'ayo mezi yo kugira ngo ubukwe buzabe zari intambara zikomeye haba no mu miryango. kuri njyewe nta kibazo kuko n'ubundi njye ni nkaho nari imfubyi, nari mfite data nari naravuye mu rugo kera, nari maze imyaka irenga 10 haba mu rugo, data ntacyo ari bubivugeho. ariko uyu urumva habaga harimo intambara, urumva n'ahandi mu Ruvumera yarari byaje kuba ngombwa ko igihe cyegereje harya waje kuhava narahavuye habura icyumweru ngo rubuke habura icyumweru yaje kuhava ajya gukorera ubukwe none ku cya gipangu ba bantu nge bari inshuti zanjye niho we urumva hari nko kwa sister niko nabyita araza abari hajya guhagurukira bari bo bajya kwa nk'ababyeyi kuko nta bandi babyeyi yari afite yego cyangwa reka mvuge ngo n'abari bahari kibamwemeraga. rero araza aho ngaho ubukwe noneho icyo nishatse kuvuga kugira ngo tuze guhita turangiza n'itape y'ubukwe uwo munsi ku munsi w'ubukwe kuko urumva nyuma mbere yaho twagiye mu rukiko habura nk'ibyumweru nka 2 ngo dukore ubukwe, nabwo byari ibintu bikomeye gusaba no gukwagwa byabaye ku munsi w'ubukwe wa mariage. ariko aka kantu nako ntarakarenga gusaba no gukwa byabaye ku munsi wa mariage. ariko aka kantu nako ntarakarenga ubwo urumva nanjye nahise ntangira guhura n'ibigeragezo bikomeye, inzira zose n'uburyo nabonaga amafaranga mbona ziri guhagarara, ariko nasenga Imana ikambwira ati nzabana nawe nzakugirira neza. dutangiye umushinga ugezemo hagati ndabyibuka urukiko ruri hafi, ntangira kumva amajwi ambwira ati ibintu wishoyemo ntuzabishobora, ubundi wacitse ukigira nk'ibugande, urabona ibi bintu uzabishobora. ndi muri uwo mugambi wo gucika kuko nabonaga ibintu byose, nari mfite moto ndayigurisha mvuga ngo nkureho inkwano, cyo kora nkuraho inkwano, ngura kandi kamoto k'ibihumbi 500 nako mbona ibintu biri kwangana ko nta ntebe nta gitanda nta shinge nta rugero, nako ndakagurisha mbona ngiye gusara. kajya numva amajwi ambwira ati ubundi ibintu wishoyemo wabikwepye mwana ko n'ubundi inzu ya 3 yari yarakunaniye mu kove kwa Padebora ubu uzakodesha Kigali utunye umugore unamuhahira koko nta Satani aranganiriza. ntangira kumva ibibwiriza bya Satani, ariko nkiri aho ngaho buriya Imana uwo yamenye ikamutoranya imuhora hafi, yego ntago ijya imureka ntago ijya imubakure. ndaho ndi gutekereza ibyo bintu ndamanuka mvuye mu kove ca mu rugo rw'umuhanuzi witwa Mamutona bibugane naye ndamushuje yari umuhanuzi w'Uwiteka. haburaga nk'ibyumweru 2 ngo njye mu rukiko Mamutoni nkinjiriwe abarampanura tumva uko Uwiteka avugana nawe, wari ugiye gucika ariko ndi Uwiteka nzakurwanirira kandi ugisohoka ngaha ubonye ikimenyetso. kuko kwa Mamutoni ngisohoka akimara kumbwira ibyo ngisohoka ngeze kuri kaburimbo umuntu ahita ampamagara mu mujyi arambaza ati harya ufite ubukwe se buzaba ryari? ni umudamu twasenganye yitwa Marigo twabanye mu ipfundo ry'amahoro nawe arahita nyibuka arambwira ati butu nsange mu mujyi uze nkubwire. ngeze mu mujyi arambwira ati rero ndakennye nta kintu mfite ariko kira ishati ya mariage, akira ishati y'urukiko, karuvati y'urukiko, isengeri y'urukiko, mbega buri kintu ni cyacyo, ibyo hejuru by'urukiko byose abarabimara. ngati rero rwose urihangana nta mafaranga, ariko nk'uko Imana yari yambwiye ko ndibona ikimenyetso mpita mbona ko ari ikimenyetso. aho muri uwo mujyi uwo munsi abantu bahise bampamagara, nahavuye mbonye 22,000 22 ndavuga ati rero Imana ikoze igitangaza yareka nyabike wenda niyo tuzakoresha twagiye mu rukiko. ariko nsigarana ikibazo gikomeye cyitwa inkweto nari mfite yari ikibonde ukandagira muri kagivamo igende ipfunda icyo cyari ikigeragezo ndamuhamagara Sheri nawe araho Sheri ndabona ibintu bikomeye cya gikweto nicyo nzazana ariko cyokora Imana ijya mu mujyi yo ntekereje uburyo yanyihanganiye kuko ndebye titire yari afite, titire yari iri hejuru y'iyanjye, yari atangiye kuba umuhanzi nubwo yari atarakomera, ariko ibyo byose yararangije no kwiga. ariko uwo munsi mubwiye gutyo nkomeza kuzunguza gutekereza, sinzi ukuntu naje guhamagara umuntu inshuti yanjye. ubwo rero muri iyo minsi mbona urukiko rwegereje
nibwo naje guhamagara umuntu w'inshuti yanjye Papuresi nawe ndamushuhuje kuwa kane ndabizi azagera Nairobi n'indege ya mu gitondo agiye mu Bushinwa ariko azancaho aze tuvugane ndamushuhuje icyo gihe naramuhamagaye aramwana ari Kigali ari Cyangugu arambwira ati ariko wambwira ibyo unshakira ndambwira ati se ntabwo bizi ko ubukwe bwanjye bwegereje kandi mbona inkweto ari ikibazo ayiwe arangije arambwira namubwira icyo ukeneye aho yagiye ntabwo ariko nubu niko nteye ngewe niko ntese inyaca hirya arangije ahita ambwira ati rero genda ujye ku Muhima ureba umuntu witwa Jeff umubwira guha inkweto ebyiri z'ibihumbi 50 kabisa iyo urukiko ni ya mariage urumva Imana itari yatangiye akazi gakomeye kabisa gikweto gici itaraboneka Imana yadukoreye bikomeye rero ubwo inkweto ziba zirabonetse rero costume asigara ikintu gikomeye costume yo kujya mu rukiko umuntu wayintije nawe narayitiriye mu rukiko nambaye costume natiriye nayitiriye umuntu witwa Simeo nawe ashaka kuzarekega ni inshuti yanjye akora muri Rwanda ni inshuti yanjye twarabanye twararyamanye niwe wantije costume najyanye mu rukiko kamera nayo nayitwereye n'umuntu witwa Gilbert nawe ndamushuhuje wakoreraga kuri Ateni ndamushuje nawe yantwere yarambwiye ati nzagutwerera nzagukamera ubukwe nta natanu Imana ibaha umugisha kandi aho bari komeze ibagurire rero naje guhaguruka nahamagaye umugore nabwitegure rero ndabona iby'urukiko Imana yabishora uko watarutse ukuntu muri iyo mizaharo yose wari ufite utangiye kwivugisha amafaranga ngo ingwingi moto ngo yagiye ni ibihumbi 30 wangurije turi muri fiyanse ahubwo sinayibukaga ngo yiyongere kuyahe uribuka ko wambwiye ngo amafaranga wayabuze yose ntari bituzaguriza ijana kuryo kunkwano wari wangoye magana ijana waringurije twaravuye mu rukiko oya buretse rata subira inyuma wana ni imbere oya yaguhaye inkwano agusabaho yankoye magana 3 arangije bimaze kumucanga kuko kose yaramaze kubabwira abavuga ati sheri wanabaye ukamburizaho magana 2 twaravuye mu rukiko kuko ayo mafaranga ari ngiye kuyishyura inzu inzu byari bye n'ugurumva nkoya nga natanze afata senga mu by'ukuri nkoya nga ngo nyine nkoye magana 3 ngungurije hija nivuga ko nkoye magana 2 ni kandi none rero nkubwizo ko amubwiye nagomba kuzagenda nyishyuraho make kandi azayakuba kuko urwego ndi huyu ngo ngwiriye gukorwa magana yanze bikuze kandi nakiragenda nabwo narihenze niba ko nkwa menshi turwasa koko nzakugurira Barabasi ntago ari bya bintu ngo ngabona kari ni Barabasi hari nane nyibukije ntari hano wangurije ngiye gukoresha moto byanyishe ubwo nagiye mu bindi rero uwo munsi ayo mafaranga ibihumbi 100 oya reka ndangiza rero ndategura namubwiye ati tegure tuzajya mu rukiko ariko ndabona nzazana kwa Asteri witegure tuzagenda n'amaguru kuko urabona ni hafi rwose ayishyogwe tuzatambika buhoro buhoro tuzitambikira gahoro gahoro arambwira ati mu izina rya Yesu abazimu bashye ngewe sinagenda n'amaguru narakoreye Imana ndavuga sa kuko nari mfite ibihumbi 22 aribyo tugomba kwiyakiriza mfite nandi nongeyeho nanjye 21 kugura inyama turangije ndamanuka Igitarama n'abantu bamerekeje ngeze mu cya kabiri nagiye kuva muri Coaster sanga ivatiri paritse y'umukara sinzi wayikodesheje sinari nkeneye no kubimenya bari bazi intwe bahita banshyiramo ndamanuka njya gufata iki umugeni ngeze ku murenge nsanga abantu bose bari basezeranye ishyogo uwo munsi bose bari baje n'amagare ninjye muntu wari ufite imodoka 3 ari ifite imodoka avuye kwa Rafiki ashaka kuzakurikira bari bafite imodoka yitwa Gikumi y'umweru yari ihari hari haje n'akamodoka akamodoka k'umutuku ka Rebeka ubwo zari imodoka 3 basi hageze nsanga ninjye njyenyine ufite kamera muri urwo rukiko muri uwo murenge wose nyine wari umurenge wa rusange nawe urabumva nyine murenge wawe ariko uwo munsi turasezerana kandi ibintu bigenda neza tuvuye aho tujya mu cya kabiri hari kuri turizime tugisezerana nuko nta kamera zari zihari maze iminsi ubona abantu bajya mu murenge bagasezerana ko ngo ntibasubiremo bakabyanga ngo ntabwo dusubira iri yagiye aza kuba hariho kamera nawe wari gusubiramo byageze ute bavuga ati nabyishe subira akongera agasubira komeza sore barabikatinze nyine nta YouTube zabaga ariko uwo munsi byagenze neza gusezerana bigenda neza mvuye aho ntangira kujya gutegura iby'ubukwe ntangira kugenda ngura intebe imisego urumva intebe nazigura gukwazo zari za ntebe zantangiye ubuzima n'imisego nyenda nyigura ukwayo ubwo ngubwo
mpita ntangira gutegura gutumira abantu, ndamanuka njya Cyangugu mu itoro ryo kurweya urahazi. Kurweya rwose baranshyigikiye, korale rayi iranshyigikira, barantwerereye cyane. Ndabyuka icyo gihe bampaye Icyangugu nabonye amafaranga agera nko mu 150. Ndagenda njya muri Kongo ngurayo nido, ngurayo ibitenge 2 by'umufasha na kimwe cya bya bindi bashyira mu mpano, harimo n'icyamabukwe. Ndaza nyine nditegura, ntangira ibintu byo gukora ubu byo kwitegura, nshaka inzu banci 150, yari inzu ya Tarande. Banci amezi 5 uko yari ifite ibibazo bya ngo bayirangize mu gasyata ku bigega. Bahasenga mbasigara mu ijana bya ngo babe bakora. Ndagera ntangira kwiruka, negeranya utuntu nyine, ariko tugenda tuboneka. Rero bigeze kuri habura nk'icyumweru ngo dukora ubukwe, inzu bari batarayisiga amarangi, kandi ryajana ntarifite, kandi uziko abantu batwerera ku munota wa nyuma. Urumva nta mu bantu buryo habura icyumweru bataratangira gutwerera neza. Nibwo rero namuhamagaye, arambwira ati we, ndamubwira amafaranga yo ijana nabasigayemo ry'inzu naribuze. Arangije ntago namubwiye ngame kuri ya nkwano, ahubwo yaraje duhurira, yari yaje kuririmba Kicukiro Sheri. Ndaza mpageze ndamuhamagara, asohoka mu rusengero, ryaje nararimo ndagenda ndabishyura, ndiruhutse nagatebe sigaye. Ubwo ro nzabamo amagato ntangira gutanga amavanse, imyenda ntangira gutanga amavanse, bimwe akagenda banantwerera. Ni naravuze ubutumwa no muri iyo minsi yari mu mujyi nagendaga mbwiriza mu batayeri, nahagera akavuga ati tugutwerereye nka mpuri. Hariho umugabo rwose naragiye ampampuri ampa regiteri, byari bihagaze mu nimba ari 40 na bingahe. Icyo gihe nkomaho nka 15 ibindi barantwerera. N'ahandi hantu kuko abantu bari bataratangira gutwerera menshi, kuko umuntu wantwerera amafaranga menshi mu bukwe bwanjye yantwereye 30,000, ngira ngo nahantu ntumye. Yantwereye Tarante, ngira ngo nahantu ntumye. Ngira ngo icyo gihe batwereraga 10, cyese afataguraga 5, batwereraga 10, umuntu wagwaga menshi ubundi yagwaga 10. Yampaye rero 30,000 nta ntumyera. None nze kuza icyo gitondo nagize n'umugisha, nari mvuye kuri kaburimbo ni muntu antwerere 15, witwa Kazungu, ari umumotari twakoranaga. Rero ibintu bigenda neza, imodoka hariho, urumva byari bikomeye gukodesha imodoka zajya Gitarama gusa no gukwa. Umupapa umwe nawe w'inshuti yanjye wa Kimisagara, Papa Noella, arangije nawe yari afite imodoka nziza Karina nibwo zari zigezweho icyo gihe. Arambwira ati nzayigutwerera ariko uzigurira esansi nk'iya 15. Nawe arayintwerera, iyo yagomba gutwara abafiye. Ubwo na Marene bari bafite imodoka, nabo banci 80,000, ariko byari ukuzajya y'inshuro 2 twagomba no guca dusura guca mu irembo. Basi turagenda rero, tugenda gusaba no gukwa Gitarama haramu cya kabiri. Tugiye gusaba no gukora igitangaza gikomeye cya mbere Imana yakoze. Imodoka zahagaze ku irembo rya babandi bamwirukanye, ubukwe babureberaga muri za grillage, bararungurukaga. Nicyo twanambariye ku nzu nyine iteganye n'amarembo yabo. Naho twagiye kwambarira abasore, ubukwe buberaho hirya ngo mu Rutoki niho bwabereye mu Rutoki. Handi nyine kwa kundi bamanikaga amashitingi, ariko turi mu mukashashe bari kuririmba bari gusenga. Muri Venisenyi tuzabusubira, muri Venisenyi tuzabusubira, tuzabusubiramo wenda za Dubai cyangwa tujye na Mombasa. Biri migisi. Tuzakorana imigisi y'ubukwe. Urumva turagenda nyine tubukora hirya yo mu Rutoki rwose, n'utuyira nyine nabonaga ko ari uko duhanga. Urabizi nyine ko bamanikaga amashitingi gutyo kuntu. Ubukwe bugenda neza, turasaba turakwa. Ubwo turangije nyine urabizi ko kundi basabaga barangiza bagahita abageni bajya kwambara, n'abasore tujya kwambara, noneho tugaruka rero tuje gufata abageni. Umuntu wambereye pare ni umuntu witwa Rukiramacumu Mwanafunze. Uramuzi, pasiteri wa Kinyoni mu Nzove. Ushaka umuzi, atuye Muganza, niyo wambereye pare, yari umuhanuzi. Rero Marene nawe bamwita mu Makadogo na Pakadogo, nabo n'abantu bo mu Rukurazo. Mu Rukurazo n'abantu bafite amateka, bwari ubukwe bw'abanyamateka gusa. Imana ibaha umugisha aho baherereye, Imana ibaha umugisha. Ubwo rero ubukwe buraba, dutangira ubuzima butari bworoshye, ndafite akazi, moto ntayo nkigira. Mbega uhereye umunsi
dutangira ubuzima butari bworoshye ariko Imana ibana natwe ubuzima tuzasubukura mu gice cya gatatu yego ubuzima tuzabusubukura dushigaje nk'ibice bindi bibiri cyangwa bitatu yego kuko ni birebire urumva tumaranye imyaka 13 dufite abana 3 yego umukuru afite 13 umutafi agiye kugira 6 kuko turagerageje Imana aradufashije yabanye natwe umukuru afite 13 umuto yagiye kugira 6 ubwo nibyo uwo hagati nawe ari mu 10 sibyo urumva rero ni ya mibare yari guca goretiga imibare yawe cyane turashima Imana navuga ngo turashima Imana yabanye natwe muri urwo rugendo rutari rworoshye rwari urugendo rukomeye ariko kuko Imana irinda ijambo ryayo yabanye natwe sindigeramo nta jedo nta ngumi mbega yari ntabwo byakunda rero numva turasoza dushima Imana yabanye natwe yaradushyigikiye ibindi nyuma yaho tuzabibabwira Imana nzababwira uburyo namaze imyaka 4 nta kazi nkimara gukora ubukwe narinze nuzuza imyaka 4 ntarabona akazi barinjira n'umugati wa 500 tugaruka mu bano tuzacumbuka yes ikiganiro cyacu naho gisoreje tuzagaruka mu gice cya gatatu cy'ikiganiro naho harimo inzira y'umusaraba ndende cyane ubuzima baciyemo uburyo umugore yajyaga aborana n'umugabo none akagira ngo yarapfuye ni ibintu nyine bikomeye baranganirije mu gikari iki kiganiro cyacu nk'uko mubizi nakomeje kubibabwira ni ikiganiro kizakomeza akamara imyaka 2 adataha umugore agitegereje tuzakomeza ni episode akajyana mu rugo 250 nyuma y'imyaka 2 mwaraburanye tuzabivuga mu kiganiro gitaha tuzabivuga gore wenda dusoza kino gice cya kabiri cy'ikiganiro umukobwa witegura kubaka urugo agusabye ko umubera marene ni ibiki bibiri utabura kumubwira ntabura kumubwira wenda reka mbanze mvuge no muri rusange kiragiye abakobwa bakiragiye twarekaga twaranirindaga ikindi twaranasengaga ikintu cya mbere ni ugusenga no kwirinda ikindi ukamenya nyine neza inshingano z'urugo hari ukuntu nyine urumva abantu bageze muri viziyo urumva ikintu cya mbere mu rugo bisaba kwihangana bisaba gusenga no kunyurwa ibyo bintu ni ibintu bitatu by'ingenzi kwihangana gusenga no kunyurwa abakobwa rero bari kujya gushyingirwa ubu cya mbere ni musenge kandi mugera mu rugo muzajya mwihangana ikindi munyurwe nabo mwashakanye munyurwe n'ibyo muri kubona ibyo bizafasha ingo zirambe niyo mpamvu ibyo bintu iyo bibuze mu rugo niho ujya kumva abantu bashakanye uyu munsi nyuma y'ibyumweru 2 ngo divorce ugahita wumva nyuma y'ibyumweru 2 ukwezi kumwe bibaye gute bigenze gute birasaba iki birasaba gusenga kwihangana no kunyurwa n'ikindi nababwira yes reka tubashimire cyane inshuti mwese mwarimo dukurikiye muri aka kanya mu kiganiro nyine cy'inkuru y'urukundo rwa Ngwabije ndetse na Goreti reka tuzasubira ubutaha mu gice cya gatatu cy'ikiganiro thank you